uri kubona akazi keza cyane gatangazwa kuri MIFOTRA sibyo? Karakwiyambaza, ufite ibisabwa urabishimiye, ariko tegereza. Wigeze wumva ikizamini cy'imitekerereze, ni intambwe y'ingenzi mu gusaba akazi. Kubona akazi wifuza ntibikiri uguha akazi gusa ukurikije CV yawe. MIFOTRA irashaka kwemeza ko ukwiriye neza, niho ibi bizamini biza. None se niki gikomeye kuri ibi bizamini? Reka tubisesengure, witinya uzabishobora, tugiye kubinyuramo byose. Uzarangiza witeguye gutsinda icyo kizamini. Ibizamini by'imitekerereze bishobora gusa nk'ibitera ubwoba, ariko ni amagambo meza gusa yo gusuzuma imiko n'ubushobozi. Byagenewe kumva uko utekereza, uko ukora, nuko wakwirwa mu ikipe. Ibi bizamini bikubiyemo ibintu nk'ubushobozi bwawe bwo gukemura ibibazo, kwita ku tuntu duto, nuko uhangana n'ibibazo. Wibuke ko ntabisubizo biza cyangwa bibi, ba wowe ubwawe. Nimumve bantu. Gukopera ku kizamini cy'imitekerereze ni ikintu kibi cyane. MIFOTRA ifata uburemere ibijyanye no kuba inyangamugayo. Nuramuka ufatanywe gukopera, uzahura n'ingaruka zikomeye. Turi kuvuga ko uzahagarikwa imyaka 3 gusaba akazi kuri MIFOTRA. Nibyo, imyaka 3, ntukibishiremo. Ba inyangamugayo, ba wowe ubwawe, ureke ubuhanga bwawe bukwivugire. Wibuke ko ubunyangamugayo ari bwo bwiza. Byongeye kandi ntiwakwifuza kubona akazi bitewe n'ubushobozi bwawe bwite. Birumvikana ko wabikunda. None se, watsinda iki kintu ute? Ubwa mbere humura, fata umuka mwinshi. Wibuke ko iki kizamini ari kimwe mu bigize gusaba akazi. Dore inama zimwe gukarisha ni ngombwa. Hari ibizamini byinshi byo gukarisha ku buntu kuri interineti bishobora kugufasha kumenyera imiterere yabyo. Soma witonze, menya neza ko usobanukiwe icyo ikibazo cyose kibaza mbere yo gusubiza. Ba inyangamugayo, subiza ukuri nubo utazi neza ko ari cyo gisubizo cyiza. Genzura igihe cyamara igihe kinini ku kibazo kimwe. Uzabishobora, wibuke ko ufite impano kandi ushoboye. Humura gusa, ba wowe ubwawe, wereke MIFOTRA icyo ushoboye.